twumva abantu benshi bavuga umubare, ikimenyetso n'izina by'inyamaswa uko bizakwira mu isi hose, bigafata abantu bugwate. Kandi nabo tukaba tuzi ko ijambo ritubwira ko umuntu wese uzayoboka iyo nyamaswa, umubare n'izina byayo, atazabona ubugingo buhoraho. None rero tukaba twibaza, ni gute ushobora kuzarokoka umubare n'ikimenyetso n'izina by'inyamaswa? Ibi ni ibintu abantu benshi bavuga hirya no hino muri iyi minsi twita iya nyuma, ariko nk'umuntu wagira ubuntu n'Imana, cyangwa se niba ukinasinziriye, ni gute wakabuka kugira ngo nawe uzatsinde uneshe umubare, izina n'ikimenyetso by'inyamaswa? Nta kundi rero, uko ugomba kuzabirokoka nuko ugomba kumenya ukuri. Imana itubwira neza ko niba uzi ukuri, ukuri kuzakubatura, kuzakubohora. Uko kuri rero iyo ukumenye, nta hantu kuvana usibye mu ijambo ry'Imana, ukiyemeza ukavuga uti ngiye gukurikira ijambo ry'Imana, nshaka Imana n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'imbaraga zanjye zose, noneho menye icyo Imana inyifuriza atari muntu. Nuko rero uvuga uti twabeshywe byinshi, igihe cy'ibinyoma twabwiwe cyararangiye, ubu turi mu gihe cyo kumenya ukuri. Nicyo gihe turimo. Intwaro ya mbere rero Satani yifashisha, akomeje kwifasha kugira ngo azagere kuri uwo mugambi wo guha abantu ikimenyetso, umubare n'izina bye, n'inyigisho z'ubuyobe zatewe zishingiye ku mafaranga, aho bita abigisha b'ibinyoma bateye. Ushobora kwandika muri Google ukareba abigisha b'ibinyoma ni benshi, bakurikiwe na benshi, bakunzwe na benshi, ariko kubera ko ari ab'isi nyine bigisha iby'isi, niyo mpamvu ab'isi babayoboka. Nakubwira nti itondere abo bantu b'ibinyoma, kuko nubwo utabasha guhita umenya ko bigisha ibinyoma, bigize marayika w'umucyo ariko bakorera Satani. Ibyo ni ibintu abantu benshi batazi, batumva. Nk'urugero, mu minsi yashize, mu bihe bya Pasika, hari urusengero rumwe rwabereyemo ibintu by'amarorerwa by'urukozasoni, ariko na ntukicara ukibaza, nk'umuntu utekereza uvuga ngo azi Imana, ni gute ubona nk'ibintu byawe muri urwo rusengero ugakomeza ugakurikira uwo muntu uvuga ngo ari ijambo ry'Imana, kandi bigaragarira amaso ya muntu wese nk'ibibera mu rusengero rwe ari ibya Satani? Ibintu bitera umubabaro n'intimba kubona abantu bavuga ngo bakunze Imana bakurikira umuntu ukorera Satani nk'uwo. Rero abantu bazagera aho bamenye ukuri mu minsi ije. Hazaba agahinda n'intimba bikomeye, kuko abantu benshi bazamenya ko babeshywe kandi nta garuriro, byararenze garuriro. Bizagenda gute rero? Icyo gihe bizatera imidugararo myinshi itarigeze ibaho, n'agahinda n'intimba mu bantu bazagira, kuko bazabona ko hakurikiye isi ibihe byose byacu by'ubuzima twabayeho bwose, none igihe kirageze tubuze n'ubugingo buhoraho. Urumva ko bizatera imidugararo myinshi, ariko wowe wabimenye ukajya mu kuri ugashaka Imana, urahirwa. Igihe ni iki? Benshi nzi ko baravuga bati ayo ni ayanyu, twumvise abantu bigisha imyaka n'imyaka kuva twavuka. Ariko ikintu abantu batabona ni uko ari ya myaka 1000 ku Mana ingana n'umunsi umwe. Gute? Iyo abantu babirebye babona imyaka amagana n'amagana ishize mirongo kuva bavuka, bakabona Kristo ntaragaruka, bo bakumva ko aya ni amabwire n'amagambo y'abantu, ntabwo biri bugufi. No muri Bibiliya biranditse ngo benshi abapfapfa baravuga ngo ntibizaba, bizaba ryahise, ntibiri bugufi. Ariko umunyabwenge shakisha ijambo ry'Imana, kanguka ukurikira Imana, ushaka Imana, kuko ibyo yavuze byanze bikunze bigomba kuba, kuko ariyo yabivuze. Katurebere. Kubw'iyo mpamvu Satani nawe ntabwo yicaye ubusa, azi ko
abantu bari kugenda bakanguka. Noneho kugira ngo abantu badakanguka, niyo mpamvu Satani nawe afata amazina yose akomeye, yaba abigisha ijambo, abaperezida, abanyamuziki, abantu bose bakomeye bakora ibintu binyuranye byose, arabafata akabashyira munsi ye. Kubera iki? Kubera rya kuzo ry'isi. Umuntu arareba, mfite amamiliyoni n'amamiliyoni, mfite abantu bankurikira, ndakunzwe muri ino si. Satani ni mwene bashaka afata akavuga ati mudakora iki, reka ngushyira hasi. Noneho wa muntu kubera ko adafite n'ijambo ry'Imana muri we, adafite kwizera, abona ko ubugingo bukenera muri ino si, atabona ubugingo bwa nyuma y'ubuzima, agahita akurikira Satani n'abamukurikiye bose, abanyabwenge bakuramo akarenge kabo. Ariko nyine abatabona, banyoye ubuhumyi, barakomeza bagakurikira. Aribyo nakubwiye byabereye muri urwo rusengero, abantu bambaza Satani ku mugaragaro, abantu bakoma amashyi, ntihagire n'umwe uvuga ati ibi ni ibiki biri kubera mu bintu byitwa urusengero rw'Imana. Nuko bimeze rero, niyo mpamvu abantu bose bagomba gukanguka kugira ngo barwanye umugambi wa Satani afite, kuko urinya mu gihe bigiye byanze bikunze uzafata wa mubare, izina n'ikimenyetso cy'Inyamaswa, kuko wanze kumva ukuri ugakurikira ibinyoma. Ariko hari icyizere. Icyizere ni ikihe? Nuko Kristo yatsinze isi, atsinda urupfu, kandi tukaba tuzi ko byanditse uko byarinda kose tuzatsinda. Satani azatsindwa ubuziraherezo, kuko Kristo wamutsinze ari muri twe, natwe turi muri Kristo. Nibyo byiringiro dufite yuko byanze bikunze tuzatsinda nidukomeza kumenya kuri, tugakurikira Kristo. Nyuma wa mubare n'izina na cya kimenyetso n'ibinaza tuzaba tubizi. Niyo mpamvu uri mu kuri ubizi, ntabwo ikinyoma kizabuganza, kuko nta na rimwe ukuri kwatsinzwe n'ikinyoma. Ibyo ntibishoboka. Nibyo byiringiro dufite, kuko nuguma mu murongo w'Imana, ugakomeza gukunda Imana, ugakora ugushaka kw'Imana, ugakundisha abantu Imana, ukabakangura, ukabera kuri, byanze bikunze, niyo twaba bake, yanze ifunganye, tuzayinyuraho twembi tutanyeganyega. Nibyo byiringiro dufite kandi ni ukuri. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.